Hello our beautiful people, it's your girl DJ Pink. Turagarutse muri ya competition twise Eat with Pinky. Uno munsi tukaba dufite setup imeze uku nguku, umuntu uri buze gutsinda akaba ari buze kwegukana iki gikombe. Hano dufite amazi, dufite n'amakeke. Buri muntu afite keke 3 imbere ye n'igikombe cy'amazi. Agomba kubimara, uri bubimare mbere y'abandi bose ni uri bube yatsinze. Izi keke zikoze muri banana, izi ngizi zikozwe muri vanilla. So let's go, let's start. Hanyuma hano turi kumwe n'aba director bagiye batandukanye. Dufite director Shema, dufite na director Ben, ndetse no bita director Kefa. Ubwo rero tugiye gutangira game yacu, nkaba ari ngiye ugiye gusifura match y'ino munsi. Let's go. Nusoza gusetinga umbwire. Murakora tugikora kugera kibe kintu. Ese Kefa, wayagaritse ukongera ugatangira. Wayagaritse ukongera ugatangira ari match. Ndewe ndafana yala ambo Yenda kuri mani kare ngiye ndafana umumetisi ndafana umva Kendrick Lamar ibi bintu ntabwo ari byo uzigire mu baraperi yawa data Kevis ndagufana ntabwo byemewe, begera amasaha. Kevis ndagufana ndabafana Begera amasaha n'ubime ariko mwibuke ko abantu hari utwo dupapuro mutaza kuturya kera tukirabona twatugega tujya ariko tugiye kurangira umunota yes yala mbabwiza kuri umunota n'amasegonda abiri yamaye nka rero mwibuke n'amazi nk'abantu mwe ubuzima bw'umuntu ni ingenzi. Jimmy budije urabureka boro ibyo mwigeze kuzamudije ibiryo uragaragara. Kevis bari kubimera 1 2 3 ndashaka kuba uzamanga za FIFA series ndakwemera cyane batangiye fano umumeti jewe aho utsinze ni wonje uwa mbere yagaragaye Kevis nukumara mukanya umumeti egera ku isahani wibimena hasi twabavumbuye. Kevis is the winner. Urabimara mukano wazibara mukano nagarabimara yamahenga n'udusha akoresheje amasegonda 7. Ntabwo byakunda turacyari kwa hagati aho ngaho turacyari ku magaju nanone umetisi bwisa ariko arayamaze amazi n'ukuyamaza. uyu mumetisi nuwo mu Burundi pe. Aba director nibaze badufashe gutanga hagati aho ngaho director Ben mbere yuko uragera nk'umu director wa gospel kabisa. urumva bijyanye no kurya Kendrick Lamar akubise Drake uri kumva ku izahani akaba akubise nande wundi tukwite katukwite ntuzarare mukoresha interview hanyuma se Kendrick Lamar wo ku isahani uriyumva gute nyuma yo gutsindira igikombe cyo kurya keke 7 mu minota 2 mu munota umwe n'igice? urumva abangaba baracyari abana bafite igihe cyo kwitoza. uri kumva hano mfite umutoza wanjye amajyane urumva rero ni ibintu byoroshye cyane. niye banga bakoresheje urumva keke 3 zimare mu masegonda 15. amazi arafasha
uri kumva nawe niyo mpamvu wabashutse ngo bayamene urumva byabaye ngombwa ko dukoresha tekinike y'ibinini kwa kundi unywa ibinini niko byagenze. uburyo uryamo nta biyobyabwenge ukoresha, ni impano gusa isanzwe. ufitemo amaraso y'ubutemarigwe. urumva njye ntabwo nk'ibi biyobyabwenge habe na kimwe kabisa. akira ku gikombe cyawe urumva hanyuma se mbega umutoza wawe uratangaza iki ku munyeshuri wawe ko rwose wanjye amasomo yayafashe neza, niyo arafata neza ku majyane uno munsi none tugiye gukoresha 12 kugira ngo tuvaneho temarigwe. ase kubera iki ubundi batabahaye amakaroni ngo abariyo munywesha dore ushoboye kuyanywa ntoya nuko rero nyuma y'uko Kendrick Lamar kusana atsinze ubwo video no kuyisanga kuri YouTube ni umutoza DJ Pink Rwanda. Yego urumva rero idori igikombe ubundi ni icyama cy'8 uri kumva ni time ugituye umutoza ni ikiwe kabisa kuko ni mutoza mukuru. ciao ciao. Setup wagira ngo nago wambaye hano urumuri we ubwire gute bagiye kuza wambaye ubonye utambaye wambaye nago yes we ubwo fata ko nambaye niye wasinze urambwira ngo nambaye urarya wese uri kuvuga ibikira ndarya zuko iva yatumurya abyimarira murarya boro murarya mukoresha interview mukundisha abantu niko mukundisha ibiryo mukundisha mami ari gusetsa umba wakekewe ukunde rino nakurya umunige hano bagiye kwiyahura inzu sinzi barizwamo mu malafu no kubera iwabo ari kure ariko ubona byari ibijumba rero birabyita keke yewe sha uri kubona ari iki sha babyita keke bari nabara ese waje kurya yaje kureba ko bari ibintu yasigaze cyabajya anebwo umugani muzana mami muduye pisi ariko cheese ni setup igikombe cyuzuye bari harimo iki kuko niyo ngiye kugera kubitaho speed iteye ubwoba ndayiri ibicuma 200 ngaba nabarya ngo bashaka kurya ibiryo by'abandi yewe sha yewe kurusha pink urishobora kuri burye urumva dutahera kubara nk'ibisanzwe wowe urishobora kuri burye se ntabwo z'abajene bajya bagatasa urishobora kuri burye wallahi wakigoryo niba urya chips yose ukahita uyima urumva turarya urarya se nudakina turarya urarya urarya ni naryo urarya ahubwo babuje ari kuri set nihadapfa umva uko bavuga nihadapfa ugabura harapfurya ibintu n'ibindi nka pink na kefato barenga kide twarya urashaka kuri burye man nudakina ubihagazeho urarya nihadapfa ugabura ariko ndarya kuri gufotora se zanaye tugufotore utubwire niba urarya ntabwo murya ndakurahiye urarya turi kuri set ko babuje ari gukora amasuku barabirukana kuri YouTube cyane kiri izi boro kefata dushaka gushyiraho izo boro mu gitondo barabyirukana kuri YouTube cyane wesha urarya oya ndatahira kubara urarya yenda ndakina ndarya bro ntabwo nagitinda uri konso gusa igikundi ahubwo ikintu ugiye kuzazikora abana ubu barishobora ko bari burya tuba turi no kubanza kureba aho bigeze ibintu byacu yo mic check 1 2 mic check 1 2 1 2 mic check 1 2 mic check imwe hano
mwibaze yuko nyuma y'izi keke 3 zirindwi uzikubiye hamwe uwo ni umubyizi w'umunoza w'umuyede. Umuvandimwe nyuma ya keke neza kuri mikoro gatoya ngambwira nyuma ya keke 7 na ziri 3 bikaba amafaranga 1000. Ni amafaranga y'umubyizi mu cyaro. Ubu ni ukuvuga ngo umubyizi w'umuhinzi mu cyaro urawuriye tayari. Urumva yari inoza inebe mbere yuko tekinoloji ntabwo ari imbogo tuba tumara gushobora ubiterura ushobora kuri buryo izi keke 3 mu masegonda 30. Abavandimwe ariko bose bafite umwihariko. Keke imwe n'amasegonda 10 babwiye. Keke imwe ntabwo ari amasegonda 10, ni amasegonda 10 no kubura keke imwe. Rangize ngo reguvuze 3. Mabuja nawe rwose mumurebe. Kandi mabuja nimba akubwiye ngo ngwino ukarabe uba ugomba wimereza mabuja ngwino urabaye iminota ingahe se? Umunota umwe kuri keke 7. umva barimo barategura mabuja anakwica pe. Ngiye kurya mpaka nuzuye n'ipantaro. Muvandimwe subiramo ngo warumbwiye Ngiye kurya mpaka nuzuye ipantaro. ambo bazane serivete bakarata. Uyu agiye kurya mpaka nuzuye ipantaro. Rero ntabwo iri kumfa. urumva bari intebe mbere yuko barya keke cyakoze kabisa mbabwira nimba ari iki ngiki gukora content bisaba urumva bazabe baretse pe kajye kwiyandikisha mu gisekirite bagomba na Bonanye niyo uzuzura bene se chamutashukira murambabaje. Muzi wahagaritse si twasoje iyo bore